Ilmu Media. Iki cyumweru tugiye kwinjiramo kiratangira ku itariki 21 kizasoze ku itariki 27. Iki cyumweru tugiye kwinjiramo kizasohokamo filime nyinshi nziza zakataraboneka. Nkuko mubimenyereye buri cyumweru tuzajya tubagezaho filime ziri usohoka icyo cyumweru nziza twabahitiyemo top 10 ya filime nziza zizajya zisohoka buri cyumweru. Iki cyumweru rero tugiye guhera kuri filime za mbere zasohotse kandi nziza zikunzwe kurusha izindi zose zasohoye n'amakampani agiye atandukanye, Warner Bros Pictures, Netflix n'andi makampani asohora filime kandi akazikwirakwiza ku isi, kandi filime nziza zizewe. Tubabwire n'uburyo muzazibonamo, ese abazikinnyemo ni bande, ese niki kiza kiri muri izi filime cyatuma mwebwe muri kubyumva mwifuza kuzireba. Nibyo byose tugiye kubabwira. Amazina yanjye nitwa Methode Yusufu. Ushobora kudukurikirana ku mbuga zose, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram n'izindi zose. Izina dukoresha ni Ilmu Media. Filime iri ku mwanya wa mbere muri filime zizasohoka iki cyumweru twabatoranyije ni yitwa Log Welfare. Iyi ni imwe muri filime nziza ziteguranye ubuhanga zizasohoka muri iki cyumweru. Iyi filime yakozwe n'umudirector witwa Mike Gunther. Izasohoka bwa mbere ku itariki 25 z'uku kwezi mu 2020. Izasohokera muri sinema zo muri Amerika. Iyi filime ni amaseri cyangwa se navuga ko ari filime ikomerezaho, ifite ibice byinshi. Kisi igice cya mbere cyaba gisohotse cyane, harimo umustar witwa Michael Day. Iyi filime irimo imashusho y'umutipe witwa cyangwa se urokora Daniel amukuye mu gatsiko k'amabandi. Nyuma yo kumurokora hashyizwe amasaha 36 yuko nibadatanga uwo muntu ibyihebe biraza bigatera igihugu bakarwana nabo. Nyuma iyi filime niho yaje kuryohera, nuramukuyikurikiranye ukareba neza ibyabaye muri iyi filime. Filime y'indwanyi, igisirikare, imbunda, tekinoloji n'ibindi. Iyi niyo filime iri ku mwanya wa mbere muri filime twabateguriye zizasohoka muri iki cyumweru. Nanone muri iki cyumweru hazasohoka filime y'umukobwa w'igisambo abita Con Artist. Con Artist ni abantu biba bakoresheje ubuhanga cyangwa se abatubuzi n'imigwi Kinyarwanda. Aba bantu babiri b'abatubuzi bamaze imyaka 26 bari gutoza umwana wabo w'umukobwa kwiba. Inyuma yo kumutoza, uyu yaje guhinduka igisambo ruharwa, apanga ubujura budasanzwe kugira ngo ashyire mu bikorwa ibyo yizishijwe. Izasohoka bwa mbere ku itariki 25 z'uku kwezi 2020. Isohokere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yakozwe n'umudirector uzwi bita Miranda July. Uyu mudirector wayikoze nawe uzagaragara muri iyi filime Miranda July. Indirimbo zirimo zanatwaye amafaranga menshi kugira zikoreshwemo, harimo uwazikoze bita Emily Moseri. Ni byinshi twababwira kuri filime zigiye gusohoka icyumweru, ariko izi ebyiri turangije ni zimwe muri filime nziza nakwifuriza kureba. Umwanya wa gatatu turasangaho filime yitwa Enola Holmes. Iyi filime y'ibintu bidasanzwe yakiniwe cyangwa se yakinwe igendeye ku gitabo n'ubundi gifite izina cyitwa Enola Holmes, cyanditswe n'umuntu witwa Nancy Springer. Iyi filime kandi ikaba ikinamo abakobwa b'abangavu bato bazwi witwa Sherlock Holmes, kandi ikaba yadirectinzwe n'uwitwa Harry Bradbeer. Ikaba yanditswe na Jack Thorne agendeye ku gatabo n'ubundi nakubwiye. Millie Bobby Brown ni umwe mu bakinnyi b'abastari bazakira muri filime, kandi akaba yarakoze na producer w'iyi filime. Harimo abitwa Henry Cavill, Samith n'abandi benshi bakinnye cyangwa se bazakira muri filime n'abafasha.
icyo bita supporting roles. Nanone kandi iyi filime ikindi nayikubwiraho ni uko igendeye cyangwa se yanditswe igendeye kuri aka gakuru nakubwiye. Iyi filime ikaba yarizwe n'uwitwa Adam Bosman, ikaba ifite iminota 123, ikaba izasohoka muri uyu mwaka turimo, muri uku kwezi turimo, itariki 23. Ubwo bivuze ngo ni iki cyumweru turi kwinjiramo. Iyi filime kandi yarizwe ko izasohorwa kuri izi tariki na Netflix hatabaye ibibazo bya corona cyangwa se ibindi byurizi bishobora guturuka kuri corona. Iyi filime n'ubundi bintu bisanzwe yajya hanze, abakunzi ba filime bakazayireba. Iyi filime kandi yakinwe tangiye gukinwa mu 2019 mu kwezi kwa kabiri, yaturutse kandi ku gatabo nakubwiye, ikorwa n'umuntu cyangwa se na company yitwa Legendary Pictures ifatanyijwe na Millie Bobby Brown Producing. Ikaba ikinamo abastari harimo n'uwitwa Harry Bradbeer wakoze muri filime akanayidirectinga, harimo n'abandi bastari benshi tutari bukarukeho cyane uno munsi. Iyi ni imwe muri filime nakwifuriza kuzareba muri iki cyumweru turimo, niba wifuza kuzayireba. Nanone ku mwanya wa kane turasanga filime yitwa Stunt Women The Untold Hollywood Story. Iyi filime igendeye kuri action cyangwa se ku mirwano, ariko ni na documentary yaturutse mu kimuri mu kubaho k'umuntu witwa Stunt Women wabayeho muri Paris of Paris mu 1914 kuzamura. Iyi filime kandi ikindi twayikubwiraho ni uko izasohoka muri iki cyumweru tugiye kwinjiramo ku itariki 22 z'uku kwezi iki cyumweru turi kwinjiramo. Ikaba igendeye kuri documentary, kabiri mu rurimi rw'icyongereza, kabarakiniwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakorewe muri Amerika, California Mountain View. Ku mwanya wa gatanu turasanga filime yitwa Jay Sebring Cutting the Truth. Iyi ni filime irimo igishushanyo kizagurishwa amafaranga menshi. Uyu muhungu ikinamo witwa Jay Sebring, uyu nguyu ni umukinnyi, akaba umuhanzi, akaba n'umucuruzi wari waribagiranye. Akaba azacuruza cyangwa se muri iyi filime akinamo acuruza cyangwa se afite uruganda rw'amamiliyari, kandi ikaba ngari inkuru itarigeze ivugwaho. The Cutting Truth cyangwa se inkuru yaciwe n'igice agiye kugaragaza. Iyi filime kandi ikindi nayikubwiraho nuko yayidirectinze bamwita Anthony Di Maria. Uyu nguyu Anthony Di Maria muramuzi ni icyamamare kudirectinga amafilime yagiye akundwa hirya no hino ku isi. Ikindi mwamenya nuko ino filime mwayimenya nuko izasohoka muri iki cyumweru ku itariki 22 n'ubundi, ubwo ndavuga kuri iki cyumweru turi kwinjira. Ikaba iri mu cyongereza, ikaba yakiniwe muri Los Angeles, California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi filime kandi ikaba yarakinwe n'abanyamerika, bivuze ngo igihugu ikomokamo ni muri Amerika. Ni byinshi cyangwa se filime nyinshi zizasohoka muri iki cyumweru. Nanone muri iki cyumweru tugiye kwinjiramo ku itariki 27 hazasohoka filime yitwa Van Helsing, ko bari kurikiranye season yayo ya 4. Iyi filime ni nziza cyane ku bakunzi ba filime z'amaseri. Nanone hazasohoka Father season ya 4. Nanone hazasohoka series yitwa Mighty Express, hari n'iyitwa Country Ish. Nanone kandi hazasohoka filime yitwa Wentworth season ya 8. Ku bakunzi ba filime ndakeka filime 10 za mbere zasohoka higanjemo filime z'amaseri zose tuzibabwiye. Yo kugezaga iki kiganiro, amazina yanjye nitwa Methode, naho ubutaha mugezeho n'ikindi kiganiro cya filime nziza zizasohoka mu cyumweru tuzaba tugezemo. Njyewe mwifurije ibihe byiza kandi gusabye gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ujye ubibona neza kandi mu bambere. Naho ubutaha. Mu
byiza nyaburanga biranga inzu nziza haba harimo n'ibirahure. Ikirahure cyiza kigaragaza inzu nziza, ikirahure gikinze neza ku nzu kigaragaza inzu yubatse neza kandi yubatswe n'umuntu w'umuhanga. Rekera guhangayika kuzenguruka amasoko yose ya Kigali ushakisha ikirahure cyiza kandi gikoze neza. Yusufu Company yagikemuye. Gana Yusufu Company urabona igisubizo cyose wifuza cyangwa se wibazaga ku kirahure cyiza mu Rwanda, mu gihugu cyacu muri rusange. Gana Yusufu Company uyu munsi ntabwo uzicuza. Ushobora kuduhamagara kuri nimero yacu 0788595299. Muri Yusufu Company ushobora kubonamo mastike, ushobora kubonamo ibirahure by'amoko yose bya fime n'andi moko yose y'ibirahure. Ushobora kurangura kandi ushobora no kugura kuri detail. Muri Yusufu Company usangayo n'abantu bize kandi bafitiye ubushobozi mu gukinga ibirahure. Gana Yusufu Company uyu munsi ntabwo uzicura. Dukorera Nyabugogo aho bita mu Masima hafi ya Koje Bank na Beka.